Muraho bana beza, uyu munsi tugiye kwiga agakuru kavuga ngo inzukira zishotora inzovu. Mureke ako gakuru kaze kudusigira isomo. Riraba rivuga ngo ntugashotore abandi kuko nawe byakubabaza. Ese hari ishusho uri kubona? Hari ifoto uri kureba? Ibisobanuro by'ifoto: hari inzovu, hari ibiti n'ibyatsi, hari inzukira nyinshi, zimwe ziri ku nzovu izindi ziri hasi mu byatsi. Reka mbasomere agakuru kacu. Inzukira zagiye gusaba inzuki umutsama. Mu nzira zibona inzovu ifite ibitotsi isinzira. Ziyegera zisetsa zitangira kuyijomba inzara. Inzovu iritsamura, izamura umutonzi izibuza kuyisagarira. Inzukira zireka gushotora inzovu zikomeza urugendo. Agakuru kacu ndagasubiramo kandi ngerageze kwitonda kubera yuko turi buze gusubiza utubazo tworoshye. Inzukira zishotora inzovu. Inzukira zagiye gusaba inzuki umutsama. Mu nzira zibona inzovu ifite ibitotsi isinzira. Ziyegera zisetsa zitangira kuyijomba inzara. Inzovu iritsamura, izamura umutonzi izibuza kuyisagarira. Inzukira zireka gushotora inzovu zikomeza urugendo. Agakuru kacu turakumvise. Reka noneho twibaze ibibazo. Ni iki inzukira zagiye gusaba inzuki? Ntabwo nari ncecetse, ahubwo nari ngize ngo mubanze mushake igisubizo. Nk'uko twabibonye mu gakuru kacu, inzukira zagiye gusaba inzuki umutsama. Abana, maze rero musubiremo, umutsama ni urugo rw'inzuki. Ngo umutsama ni iki? Urugo rw'inzuki. Ikibazo cya kabiri. Inzukira zabonye iki mu nzira? Igisubizo ni inzovu. Inzovu ni inyamaswa nini iba mu ishyamba. Ikibazo cya gatatu. Inzovu yabujije iki inzukira? Inzovu yabujije inzukira kuyisagarira. Gusagarira cyangwa gusagarira nanone bivuga gushotora. Gushotora ni ugukora ku muntu cyangwa inyamaswa ikaba yababara cyangwa uwo muntu nawe akaba yababara. Abana musubiremo, gushotora ni ugukora ku muntu akababara. Nanone musubiremo, gushotora ni ugukora ku nyamaswa ikababara. Gusinzira cyangwa hariya twabonye ngo isinziriye. Isinziriye ni ukuba mu buruhukiro cyangwa umuntu akaba asinziriye. Ubwo n'inyamaswa nayo iba isinziriye. Ahantu se twabonye hari handitse ngo kuyijomba. Kuyijomba ni ukuyitera cyangwa kuyikoraho bikayibabaza. None se aka gakuru k'inzukira n'inzovu kakwigishije iki wowe mwana? Kubera ko inzovu yari yibereye hamwe, ahubwo reka turebe amasomo dukura ku nzukira ndetse n'inzuki. Inzukira zikorera hamwe. Ubwo rero nawe mwana ujye ukorera hamwe na bagenzi bawe, abo muvukana cyangwa abo mwigana. Isomo rya kabiri. Gufasha abandi ni ingenzi. Kubera ko twabonye ko inzukira n'inzuki bikorera hamwe.
Isomo rya gatatu: kwitanga no kubaha inshuti zacu bituma tugira umuryango cyangwa ishuri ryiza. Bana, nubwo utandukanye na bagenzi bawe, nubwo ibyo ukora atari byo bo bakora, ufite icyo ukora kibagirira akamaro. Ubwo rero ujye ukora neza ibyo ushinzwe, ukora ibyo mwarimu yaguhaye, ukora ibyo mama yaguhaye, ukora ibyo papa yaguhaye, kugira ngo ubashe gukora ibyiza. Ikindi, kwicuza no gusaba imbabazi igihe twibeshye bituma abandi badukunda kandi tugakomeza kuba inshuti. None se ko tubonye agakuru, waba wibuka imigemo igize igihekane nza? Reka nongere nyibibutse. Tugira imigemo y'igihekane nza. Tugira nzo, nzu, nze, nza, nzi. Urugero rw'amagambo arimo igihekane nza harimo inzovu, imwe twabonye mu gakuru, ariko hashobora kuzamo ikanzu, gatsinzi, izina ry'umuntu, inzuzi, inzu, ikibanza, umuhinzi, inzererezi. Urugero rw'interuro zirimo igihekane nza: Gatsinzi afite inzu nziza. Muganza yabonye inzukira mu nzuri. Muganza yabonye inzukira mu nzuri. Nzaramba arasiza ikibanza. Nzaramba arasiza ikibanza. Ese mwaba mwiboneye neza imigemo igize igihekane nza? Rwose ubu ngubu tumaze kukiga kandi turakimenya. Niba ufite ikibazo, ukaba ufite igitekerezo, ushobora kugitanga rwose. Kandi ubonye bikugoye kubera ko uri umwana, ushobora gusaba ababyeyi, ugasaba nka papa cyangwa mama, akagutangira igitekerezo ku bijyanye n'aya masomo yanyu bategurira, kandi rwose ndi guteganya kuzabaha n'andi masomo meza kurushaho, kugira ngo tujye tubasha cyangwa se njye mbasha kubaha amasomo ahuje cyane neza n'ibyo mukeneye. Ushobora kuba uri kwiga ikinyarwanda nonaha, ariko wishakira kwiga English rwose, cyangwa ukaba uyikumbuye, ubwo rero nayo nshobora kugufasha nkakwibutsa English ho gakeya. How are you, verb to be, I am, you are, he is, she is, it is, you, we are, they are, so n'ibindi nyine tukajya dukomeza tukaganira mu cyongereza. Wenda mu minsi mikeya hari igihe uzabikenera cyangwa se ukazabikumbura, rwose ndahari kugira ngo mbafashe. Ikindi kandi papa nagutiza telefone ujye umenya ko atari iyawe, mama nagutiza telefone ujye umenya ko atari iyawe, ahubwo ujye ubashimira kuba bagutije umwanya mutoya kugira ngo ukurikire, kandi ukomeze ukore neza imikoro yawe, imikoro yo ku ishuri. Nibyo koko wumvire tica, ariko na mama nagutuma muri salo ujye usimbuka wishimye, ujye ugenda wishimye. Ntagutuma ku irembo, ntagutuma kuri butike, ntutinde. Nyabuna niba uri umwana ukaba ushobora kuba wumvise rino somo, ujye ukomeza kumvira ababyeyi kandi wumvire na tica. Nubikora gutyo nibwo uzishima kandi nibwo uzatsinda neza. Sawa rero, murabeho naho ubutaha.